urumva njyewe umugabo twashakanye twakundanye tukiri mu mahanga yego aho twakuriye nyine yego biza kugeza igihe ko tuza gutaha mu Rwanda muri 94 gutyo mu mezi ya nyuma yego noneho nawazana natwe n'umuryango utaraza umugabo fiancé wawe yiyemeza kuzana natwe n'umuryango utaraza yego urumva turaza tubana nk'umuryango by'ukuri wari umuryango wanjye ariko nawe kubera ko twazanye yari umwe mu muryango wanjye mwabanye no mu nzu twabanye no mu nzu iwanyu yego twarabanye abantu benshi bari bazi ko ari musaza wanjye yego dukorera n'ahantu hamwe urumva turatindana turakururana ku buryo ntashoboye no kumwigobotora cyangwa nawe ngo anyigobotore agize gutya agusaba divorce none ndashaka kwimenya nka wa muntu mwabanye mu rugo mukiri abakobwa mukiri abasore mubana mu rugo iwanyu ntabwo mwibukishije ikintu muti kana n'ukuntu twabanye n'ukuntu twavanye Uganda umuryango wawe wose ukaza kubana n'umuryango wanjye icyo kintu ntabwo kimwibukije usibye n'icyo nkarira mwibutsa urugendo twagendanye mwibutsa ukuntu imiryango yarayibaze mwibutsa ukuntu twabanye twatuntu twose no mu rugo byose yego ubwo akabifata gute se hari n'igihe nariraga ambwira ati ariko wa mugore uri inkunguzi yego urarira uri umwana se yego si ubundi umuntu mukuru arira urumva yego hahandi mugera no mu gitanda nyine ugifite ako gahinda akakwihorera akisinzira ukumva aragona yego niyo twabaga twagiranye ikibazo yego nabaga nzi ko turi bugikemure nyuma yo gukora inshingano nyamukuru y'urugo mu cyumba nagikora numva ntameze neza ukabikora utameze neza ukumva ari sawa erega reka nkubwira urugo ni sacrifice waritangaga cyane ugakabya byarareka nkubwiza ukuri mu rugo udatanze sacrifice cyangwa igitambo mu kinyarwanda ntabwo urugo rwabaho icyo gihe ko byakwitwa gufatwa ku ngufu umva reka nkwereke umubiri wawe Bibiliya ivuga umubiri bivuga igitsina ntabwo uba ukiri uwawe uba wabaye umugabo yego kabone n'ubwo utabishaka n'umugabo wabaye umugore kabone n'ubwo utabishaka kutabishaka ni ukutamenya agaciro kabyo umugabo wabuze sex ayikuye mu rugo rwe ku mugore yishakiye n'umwana mwabyaranye ashobora kumva atamwishimiye nta n'ikintu kimushimisha n'akazi gashobora kumunanira n'ibintu byose n'imishinga igahagarara yego kuko ntakimupimira ubwo se wa mugore wamenye ko ariko bimeze ubwo kujya udakora iki gikorwa ni ingenzi kuruta ukuntu abantu babitekereza yego kubera ko nubwo waba uri umugore usa neza guturi mwiza guturi igitangaza uri umuhanga guturi umunyabwenge gute ukaba utazi agaciro ka sex mu rugo yego Hello bantu banjye reka twize ko mumeze neza muri rusa atandukanye abari mu Rwanda byumwe ko mbazanire iguriro ni handi dushobora kuba twagurira kuri Alibaba, Amazon, AliExpress n'andi atandukanye cyane kuri bya bikoresho nk'amatelefone, amamashine, imyenda yo kwambara, inkweto n'ibindi ukeka ko wagurira hanze y'u Rwanda nko muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu Bushinwa, muri Dubai n'andi atandukanye. Ari ukuntu kera n'uyu munsi harimo abantu kibikoresha ugasanga ugiye gutega umuntu uzava muri leta zunze ubumwe za Amerika ntuzi ngo azaza ryari azagiye mu Rwanda ryari. Uyu munsi rero biroroshye ushaka kujya kuri iguriro mu minsi 7 na 14 icyo wifuza cyose kiba kikugezeho aka kanya. Rero downloading app yabo muri telefone yawe yitwa Iguriro Shopping cyangwa ujye kuri website yabo ni e2guriro.com. ushaka no kubahamagara kuri telefone nibyo byoroshye, iri no kuri WhatsApp mukajya mucatinga muvugana buri kimwe cyose bakubwira aho kigeze. Ni kuri 0781 81 61 80 ubundi icyo wifuza cyose
ako kanya kiba kikugezeho. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sande Park, ikaze muri no jardin nziza iri mu mujyi wa Kigali Nyarutarama. Ndi kumwe n'uyu mubyeyi mwiza cyane yitwa Mama Queen. Mama Queen tuguhe ikaze. Urakoze Gerard. Isanamitima so rigeze he? Isanamitima rirakomeye. Mpora muri counseling y'imiryango. Guhura n'abantu nk'abo ngabo ntabwo bikugiraho ingaruka, ufite ubushobozi bwo kuba wakwakira ibibazo by'abantu benshi cyane nk'uko navuga ngo ni impano yanjye kandi ndabisengera Imana ikampa imbaraga, ikampa ubwenge ku buryo bitanyafekta, ntabwo binyafekta kuko imbaraga z'Imana ziba zihari. Yego. Waje guhura n'ibibazo bitandukanye nawe kuva ukiri umwana muto cyane akuza no kugeza ukuze, ku buryo igihe cyawe cy'ibyishimo uko nabyumvise cyabaye gito cyane mu buryo bushoboka. Kuva ukiri umwana muto cyane ukaba imfubyi, ubura umubyeyi wawe umwe, byagenze gute? Reka duhere kuri iyo nkuru yawe ho gatoya Mama Queen, kugira ngo tujye tunafasha n'abandi. Navuga ngo bahora n'ibibazo ugasanga byacitse, ntabwo amenye uko abicamo, agiye mu mugozi cyangwa akoze n'ikindi kintu kitari cyiza. Urakoze Gerard. Njyewe mfite inkuru nyinshi, mfite story ndende y'ubuzima, kuko kaduhere kuri icyo cyo kuba imfubyi ndi mutoya. Yego. Nari mfite imyaka 4, ni nk'ine cyangwa 3, kwa kundi umwana yibuka utuntu tw'udufilime twamunyuze imbere. Yego. Papa ararwara ari nijoro, arwara ibintu byamukataga mu nda completely, bimukata kuko we yaravuga ngo arumva ari nk'ibyuma bimukata. Then bamutwara kwa muganga, ariko karuka n'amaraso, urumva bagaruye umurambo, arapfa ndi umwana. Yego. Nakuze ntazi papa. Yego. Ya affection ya papa, bya bindi byose papa, ntago nzi umubyeyi w'umupapa mbese muri make. Imyaka 3 4 ni mike cyane. Ariko dusigarana mama aba papa aba mama. Njyewe nari n'umwana muto, noneho Rastibon. Yego, umuhererezi. Urukundo rwose ningiye yarushyiragaho, yampaye urukundo kabisa, ku buryo nakuze nkunzwe pe. Yego. Nkunzwe na mama mu rukundo rwose. Ariko nagiye kumenya ubwenge nanone nsanga mama arwaye goita, umwingo. Yego. Rero nyine yaje kuwurwara, yajya kwibagisha ugasanga aratwite, gutyo urumva ibintu bya kera. Birangira batawumubaza, urakuruba ikintu kinini. Then nawe nza kuba umukobwa w'umwangavu arwaye cyane bikomeye. Noneho ubwo nari mfite bakuru banjye barashatse, ari jye uri mu rugo, ari jye mukobwa mu rugo, ari jye byose. Nubwo ntago nigeze nteta nk'ababucura nk'abahererezi, nta nubwo nigeze ngira umwanya wo kujya mu bindi bintu byo hanze, kubera ko nta mwanya wabyo nabaga mfite. Ikindi natoranyijwe ndi muto, nari umukristo. Yego. Niko kantu mvuze kugira ngo ntaza kukibagirwa, kamfashije muri izo nzira zose. Yego. Then mama aza kuremba, aho yajyaga kuvuzwa hose ninjye wabaga muriho. Yego. Baza kumusangamo kanseri. Gerard, nkubwira iki, kanseri yo hambere yicaga nabi cyane. Ndabizi. Yicaga birenze uko sida yica. Yicaga umuntu umubiri umuvaho. Ariko najyaga ntekereza mama yapfuye, nkumva agahinda nkarira. Yego. Nkumva mbese mu bintu nabura sinabura mama. Urumva affection yose niho nayivoma. Yego. Hanyuma rero nkashushanya yapfuye nkarira gusa. Yego. N'abandi muri interina nkatekereza yapfuye, nkumva sinabaho. Yego. Ariko final aza gupfa, ariko apfa nabi nanone. Ni muri icyo gihe cyo kumurwaza, niki cyakugoye kwakira, niki wabonaga ukabona kirenze imitekerereze ya muntu? Muri icyo gihe cyo kumurwaza, urumva yageze igihe mu bitaro baramusezerera, arwarira mu rugo. Ikintu cyandenze n'ukuntu yapfuye ababara. Hahandi uterura umurwayi ku mashuka, ibintu byose, inyama zose zigasigaraho. Ibyo bintu warabibonye? Narabibonye. Byaberaga mu rugo nyine.
kandi urumva yarankundaga cyane, namuhoraga iruhande cyane. Hahandi yisabira gupfa numva, hahandi umubiri umushiraho ndeba, hahandi avuga ati ariko ubu nta kintu mwankorera ngo munduhure mve ku isi. Yego, nk'iyo mama yakubwiraga gutyo ati nta kintu mwankorera kugira mve ku isi, birumvikana ko yababaraga cyane. Mu mutima wumva gomeze gute mama Queen? nabaga afite intimba ikomeye, nahoraga ndira. Ariko kubera gusenga, kubera ko natangiye gusenga ndi muto, Yego. nkajya numva ijwi rimbwira ngo nzakubera umubyeyi, ntaramenya n'ibyo ari byo cyane, humura. Hari ijwi ry'Imana ryararihumuriza, ijwi ryambagaho rikampumuriza, ariko nyine urumva umuntu ni umuntu. Yego. Finally nyine aza gupfa, apfa nabi gutyo. Urumva byarantushije cyane, byansigiye intimba ikomeye ku buryo nari nzi ko agahinda nagize kose nzakamarwa n'umugabo nzashaka. Yego. Yego. Biza kurangira bite? Biza kurangira akakumaze? Tumaze guhura, nari umuntu ukunda guteta, ukeneye affection. Urumva iyo hawe urukundo n'umubyeyi, nubwo yaba ari umwe ariko akaruguha. Ndakubwiye ngo n'abana twavukanaga bose, n'abakuru banjye na basaza banjye, babaga bazi ko urukundo rwose mama ruhagewe. Yego. Rero nari mfite urukundo numva nshaka kurutanga kuwo nzashaka. Yego. Nawe akaruma. Noneho dushakanye mbona biri imverisi. Tumaze kubana rero nsanga ibyo nexpectingaga biratandukanye. Kandi koko Gerard ntabwo umugabo n'umugabo apureyinga role y'abagabo. Yego. Ntabwo ashobora kuba umugabo ngo abe n'umubyeyi at the same time. Ibyo byo bishobora kubaho bitewe n'umuntu ku giti cye n'imico ye n'uko ateye. Ashobora wenda kuguha affection kubera ko abaza amateka yawe, akavuga ati nubwo wenda ntari mama ntari papa, reka ngerageze gukora ibyo nshoboye, ntanga affection yanjye nk'umugabo, wenda izaziba icyuho gitoya ku bupfubyi yakuriyemo. Yego. Ariko hari igihe uhura n'umuntu ugasanga nawe iyo affection ntiyayibonye. Rero njyewe nasanze biri different. Ntabwo yigeze agira ababyeyi? Yarabagize. Twanashakanye abafite bombi, usibye ko umubyeyi w'umumama yaje kwitahira. Yego. Ariko yarabafite. Ndetse mbwira umugabo ntabwo wigeze umubwira ati mfite ikibazo cyo kubura affection, nabuze ababyeyi nkiri muto cyane, n'uwo nari nsigaranye nawe mubura nabi mu buryo bwakomerekeje amarangamutima yanjye, ngo muhe inkuru yawe mbere mu bwego ko ukeneye affection, ukeneye urwo rukundo? Ntushaka gushakana n'umuntu mutaganiriye, kereka mutaratindanye nkatwe. Ko twebwe twaratindanye. Fiança yacu yabaye ndende, niyo mpamvu ntajya ntinda kuvuga ngo fiança yabaye ndende cyangwa yabaye ngufi. Iyo umuntu ari wawe muzabana mugasazana, mushobora no guhurira kuri Facebook gusa. Mugahitamo abantu uwo munsi. Kandi abatindanye bamaze n'imyaka 10 muri fiança bakananirana. Ibintu by'urugo ntibigira formule. Rero urumva twarabiganiriye pe. Yego. Twarabiganiraga rwose, yarabizi, yarazi story yanjye y'ubuzima, ukuntu nakuze. Ariko ntago navuga ngo yanyimya affection intentionally. Navuga ngo mu by'ukuri ukuntu ameze ni umuntu utazi no gutetesha mu buzima busanzwe n'abana. Umwana nyine agomba kuba azi icyo agomba gukora. Yego. Nta mikino mu rugo kuri papa. Ntabwo ibintu byo gutetesha, kubebeza, oya. Mama Queen, bwa mbere ubona ko iyi affection wifuzaga utazayibona hari ryari? Mwari muri fiançailles cyangwa mwari mwarageze mu rugo? Twari muri fiançailles kubera ko njya nkunda kuvuga ngo hari ibintu tubona muri fiançailles tukavuga ngo bizashira. Ariko nabibonye tukiri muri fiançailles ko affection ntayihari. Ni nk'iki wabonye? No tuntu twinshi umuntu agenda ahura natwo.
hari ibintu mba numva ntashaka kuvuga. Byaragukubise se wenda muri abafiance? Oya ntago yegeza nkubita ariko narabibonaga ko nta mikino agira. Yego. Nta bintu by'imikino byo kwibebeza, byo gukina igihinde, ibyo ngibyo byo kwica no kwishurana. By'abantu b'iki gihe baba batekereza ngo urugo nuko rumeze. Yego. Ibyo ngibyo kandi ubibona muri fiançailles. Narabibonye pe. Icyo gise ntabwo ubashatse kubivamo. Urumva ari ubonye umuntu adafite imikino, ari umusirikare wa mugari tubyite gutyo, sibyo ko abasirikare benshi bajyana affection. Nuko baba bari serious gusa ariko bagira affection. Bwira. Ntabwo ubashatse kubivamo. Erega muri fiançailles abantu benshi bahora babivamo babisubiramo. Urugo numvaga nshaka na fiancé numvaga nshaka. Numvaga ari fiancé tuzakundana kandi urukundo tukarwereka. Twashaka tukarwereka n'abantu bose kuko yego. Yaba ari umugabo wanjye mufiteho rights zanjye zose. Twashaka tukagenda dufatanye, twashaka tugakubitana udushyi, twashaka tukishana tukihishura. Numvaga ari we mugabo nshaka. Ese ntabwo wigeze ubimubwira? Mubwo uti ndifuza ko tuzaye twishanya, unabitangire umukoro utuntu nk'utwo ngutwo wenda nawe agusubize. Reka nkubwire Jara. Ntabwo iyo ujya gutata ahantu urabanza ukareba uko hameze n'imiterere yaho kugira ngo niba ushaka no utera ariko uzi ukuntu ahantu hateye. Rero iyo ubana n'umuntu mu buzima bwa buri munsi mumaranye ukwezi, mumaranye amezi 2 3, yego, uba umubona. Umubona ko niyo wabishaka waba umuvuna ntabyo afite. Narabigeragezaga ariko nkabona si ibintu bimurimo, si ibintu nyuma bifite, ariko niko ameze nyine ari serious mu bintu. Ese kuki mwakomezanije? Ni bwa butamenya nyine njya mvuga. Nagaki kabaye imbarutse yo kuvuga uti reka nkomeze kama mbaye. Urumva njyewe umugabo twashakanye twakundanye tukiri mu mahanga. Yego. Aho twakuriye nyine. Yego. Biza kugeza igihe njyewe umuryango wanjye icyo gihe nyine nta babyeyi nari mfite ariko nari mfite musaza wanjye. Niwe wari meze nk'umubyeyi wanjye. Biza kugeza igihe ko tuza gutaha mu Rwanda muri 1994 gutyo mu mezi ya nyuma. Yego. Noneho nawazana natwe n'umuryango utaraza. Umugabo fiancé wawe. Fiancé wanjye yemeza kuzana natwe n'umuryango utaraza. Yego. Urumva turaza tubana nk'umuryango. Byukuri wari umuryango wanjye ariko nawe kubera ko twazanye. Yari umwe mu muryango wanjye. Mwabanye no mu nzu? Twabanye no mu nzu. Iwanyu? Aho twabaga kwa musaza wawe. Yego. Twarabanye abantu benshi bari bazi ko ari musaza wanjye. Yego. Dukorera n'ahantu hamwe. Urumva turatindana turakururana ku buryo ntashoboye no kumwigobotora cyangwa nawe ngo anyigobotora. Icyo gihe mubana iwanyu mu by'ukuri ntabwo wamenye icyo ari cyo, ntabwo ubonye ko hari umuntu ushobora kuba wenda adashobotse cyangwa agoye ibintu nk'ibyo ngibyo afite imico idahuye n'iyawe tubyite gutyo? Aho ngaho rero njya nirinda kuvuga ko atarashobotse. Ashobora kuba yarabonaga nanjye ntashobotse muri uko kwimbebeza kwanjye no gushaka za affection nyinshi. Yego. Urumva rero narabibonaga. Ubeshye se ngo sinabibonaga. Narabibonaga cyane ko nyine ubuseriye bwe narabonaga. Iyo miteto ntiyayikundaga, utwo tuntu twakunda abafiancé bakundana bakanabigaragaza ntitwigeze tubigaragaza, nta n'umuntu wabimenye. Yego. Naho twakoraga bari bazi ko ari musaza wanjye. Oya. N'abakobwa bajyaga bamuntuma. Kandi mukundana. N'abakobwa bajyaga bamuntuma. Oya. Utinye ko twakoraga ahantu hamwe. Dukundana tubiziranyeho. Nta n'umuntu ubizi. Munataha hamwe. Tunataha hamwe abantu bazi ko ari musaza wanjye. Ndashaka kumenya wa mugani umuntu mwakundanaga mukanabana no mu nzu iwanyu byashobokaga gute? Mwabijeraga gute? Iyo mwagiraga mu rugo mwitwaraga gute? Biragoye. Biragoye of course ariko kubera ko nabanaga n'umuryango wanjye ntago byari byoroshye kuko nari naramufashe nkaho ari umuryango wanjye n'ubundi ariko iryo banga turiziranyeho. Iwanyu bari bazi ko mukundana se? Bari bazi ko twazanye nk'umuntu twakoranaga n'ubundi naho twabaga.
ntago bari babizi kugeza igihe twabibabwiriye ahubwo kandi twabivuze ubukwe bugiye kuba ndumva ahubwo mwari mufitanye urukundo rudasanzwe umuntu aje mu rugo iwawe iwanyu murabanye ntacyo mupfana ntabwo bazi ko mukundana uwo bizi hagati yanyu murabiziranye ko mukundana dufite ibanga byari ibanga ariko ririmo urukundo rwinshi twebwe ahantu twakuriye habaga ikintu cy'urukundo cyangwa cya cooperation muri sosiyete yego ku buryo umuntu mwavugaga ururimi rumwe yabaga ameze nka musaza wawe yego cyangwa nka mushiki wawe ibyo rero ntabwo byari igitangaza kuba twaza twabana mu rugo bitewe n'umuco twari dufite n'ubundi yego ntabwo rero nta wabyibajijeho noneho urumva twari tuvuye mu mahanga aho twabaga turaje tubanye mu buzima bwo muri 94 yego twagomba kwisungana nk'abantu nyine bakuranye babaye hamwe nta kintu byari bitwaye birumvikana ko byanze kunze uwo muntu mwabanye nka musaza wawe mu nzu imwe yagiraga icyumba cye nawe ukagira icyawe yes habagaho ibyumba by'abasore n'iby'abakobwa birumvikana izo mbaraga wenda zo kugira ngo wenda mwitware neza mwazikuye muri bana mu nzu imwe kandi murakundana nubwo abantu bazi ko ari mushiki na musaza hanze izo mbaraga zavuye muri bwa buseriye bwe kuko kubera ko yari serious nta mikino ntago nari kumwibebezaho urumva iyo mwibebezaho byari kuba ibindi ikindi cya kabiri ariko twari n'abakristo yego twari n'abakristo dutinya Imana tuyubaha nicyo cyadufashije urebye kubyitwaramo neza kugeza igihe twashakaniye nyine ariko ikintu gishekeje ni umunsi twavuze ubukwe byari bimeze bite ngira ngo hari abantu b'Ibutare bazakurikirana kino kiganiro niho twabaga twari tuzwi cyane yego kandi bazi ko ari musaza wanjye yego wasanga nanjye nayo imbazi kuko ndi umunyabutare warahabaye niho iwacu yego twabaga hariya mu mujyi za Tumba za Cyarwa twarahatuye yego urumva rero twigeze no gukorana mu bigo nyine by'ama ONG ibigo bitandukanye ubu nyine hari abantu bari ubwo ni za pinide nizo zahabaga cyane hari na Care yego na Care International Care Australia yego izo zose zari zihari yego rero mu by'ukuri umunsi twavuze ubukwe yego baravuze ngo no ntabwo umuntu ashobora gushaka mu mushiki we ntabwo bibaho muratubeye yego urumva ariko tekereza kuba abantu bakundana yego kandi twahamaze igihe kinini cy'imyaka nk'itatu nta n'inyoni ibizi ntawe ubizi baravuze ngo ntibishoboka uriya mugabo uriya musore ni mushiki uriya mukobwa ntabwo bishoboka murabeshya muratubeshya babyemeye umunsi w'ubukwe ibase cyane nk'umuryango wanjye warabyumva ko ntacyo dupfana yego ariko abandi bantu bose umuryango wawe ntabwo watunguwe umuntu mwabanaga ni gute agiye kuba umugabo wawe kuki se tutigeze tubibona baratunguwe of course ariko kubera ko ntacyo twapfanaga barabyemera baranabishima kuko ubwo bari bamuzi baranabishima nta kibazo icyo gihe hari ikintu gito ndi kwibaza ndaza kukikubaza reka nyikubaze kano kanya reka mbere kuri kimwe mukimara gushakana kugira ngo mwemere ubwo gusa uko wavuga uti uyu muntu tumaranye igihe kinini cyane twabanaga no mu rugo iwacu yaraje tumuha aho kuba icumbi turabana ntabwo namuhakanira si cyo cyatumye ubwo uvuga uti reka mwemerere nta nubwo ari no kuvuga ngo iwacu bamuhaye icumbi kuko twarakodeshaga muri za Butare yego twabanaga nk'abantu nyine bahuriye aho turisungana yego nta nubwo ari no kuvuga ngo twari tumucumbikiye twabanaga nk'umuryango yego mwari mwaramushyize mu muryango wawe yego kuko umuryango we wari warasigaye wose nta n'umuvandimwe wari uhari yego wambaza guti ubwo ntiwamwemereye kuko uvuga uti mwarabanaga mu rugo iwanyu nimuhakanira ndaba mbaye umuhemu
reka nsobanuye kano kantu neza n'ubushize abantu baragakweshoninze kubera ikibazo cy'ubuhanuzi ko gisigaye ari ikibazo muri iki gihugu cyacu. Yego. Hagati aho naje kuza i Kigali. Hari kosi nigaga. Yego. Musiga Butare n'umuryango nyine. Yego. Noneho nje i Kigali ahantu nasengeraga. Niho nahuriye na wa muhanuzi navuze muri cya kiganiro. Yego. Cy'ubushize twakora. Yego. Umwana w'umukobwa ndamwibuka yari n'umwarimu wacu ariko tunasengana. Arambwira ati ko fiance ufite atari uwawe. Ntabwo yaranzi yamboneraga aho ngaho. Nta nubwo yarazi story yanjye. Yego. Ko fiance ufite atari uwawe. Yego. Ariko nibyo nakubwiraga ari nabyo wambaza guti se imico ntago wayibonaga ko ibyo ushaka utazayimubonaho. Nari narayibonye ko ntazayimubonaho kuko imico n'ibyo nashakaga n'ibyo nakundaga ntago we yarabifite. Yego. Atari uko anyanze atari uko yanze kubimpa ariko we ari straight away. Serious nta bintu by'imikino, niba uri umugore, niba uri umwana nta bintu byo gupfusha umwanya ubusa cyangwa kwitetesha cyangwa kwibebeza. Yego. Nkuko nyine wabyita uko ariko kose. Then nabyo narayibonaga. Nibyo wambaza uti se ni warabibonye ko affection utazayibona. Nari narayibonye. Umwemera gute se mugani? Ntiwumva wa muhanuzi ko ampanura. Yego. Ntiwumva nanjye ukuntu mbona ko tutazashobokana. Ariko mu by'ukuri byose nabirenzeho kubera cyagiye twari tumaranye ari byo wambazaga. Byo mu rugo. Icyo cyonyine nicyo kintu cyatumye mvuga ngo uyu muntu dutindanye gutya, umuntu twambukanye amazi, umuntu twabanye mu rugo. Ubu ndabyanga gute. Yego. Yego. Mugeze mu rugo ntabwo watungwe kuko gere nk'umusaza we mukomezanije ubuzima. Wari witeze iki? Ugera mu rugo wari witeze iki? Sha ni nkaho n'ubundi twabanye nta gishya. Kereka icyo kuryamana nk'umugore n'umugabo nicyo cyari gishya cyonyine no kubyara abana. Ariko mu mico n'imyifatire nta cyantunguye. Kuko n'ubundi niko twabagaho. Yego. Ntacyo yigeze ampisha ngo mvuge ngo hari ingeso yampishe ngo ayigaragaza ngo tumaze kubana. Ni nayo mpamvu nkunda gutinda ahangaha ku rubyiruko nkavuga nti igihe cya fiançailles ni igihe tuba duhawe cyo kugira ngo twigane n'umuntu tuzabana ubuziraherezo. Noneho nubona ukuntu ateye cyangwa ibyo umushaka hatabifite, ufata umwanzuro uvuga ngo uyu muntu ntago nzabana nawe ubuziraherezo, ndabona bitava. Yego. Mfashe umwanzuro wo kumureka. Cyangwa se ukavuga uti nkurikije ibi nibi hari karita afite nziza nkunda, hari n'indi ntakunda, rero iyi karita nkunda izuzuza iyo ntakunda tubane. Yego. Ariko ntuzigere utekereza ko umuntu azahinduka mubanye. Ahubwo ni mubana bizikuba inshuro nyinshi uko yarateye, kuko hari n'ibyo azakwereka atakweretse kubera ko yaguteretaga. Yego. Rero mu by'ukuri nta cyantunguye, nagiye niyemeje gutyo. Ndavuga nuwo niko ameze, nzabana nawe uko ameze. Ibyo kuvuga kwibebeza bya affection byo gukina igihinde ibyo ndavuga ntabyo. Urabyemeye? Nta hantu wageze ukumva umutima uraremerewe wenda utangiye kumwibutsa uti kana ntuzi ko twabanaga mu rugo, uri musaza wanjye ndi mushiki wawe n'abantu bose ariko babizi, dufashanye muri byose, umuryango wanjye uragufasha, turataha. Ntabwo wagezeho umwibutsa icyo kintu? Ubwo urumva iyo byabaga byakomeye nyine twagize ibyo dupfa tutarimo kumvikanaho. Njyewe nari n'umuntu uri emotional cyane. N'ubu nuko. Yego. Reka nze gushakira agatisho hafi. Oya ntabwo ndira, kurira byararangiye. Ni blague. Yego. Urumva kera nkikomeretse cyane narariraga, ariko Yesu yagiye anyomora ndakira. Rero urumva hari n'igihe namwirizagaho pe. Mvugishije ukuri. Yego. Nkamwirizaho kwa kundi mugera mu cyumba nkatangira agahinda nyine kukazana, wagahishe muri salo, wagahisha ahantu hose,
wanze kukerekana imbere y'abana naho twabyariye na mbere yo kubyara ariko twagera mu cyumba amubwira nti reka twicare tuganire yego natangira kubivuga kubera n'agahinda kenshi nkarira mwibutsa urugendo twagendanye mwibutsa ukuntu mwibutsa ukuntu twabanye tuntu twose no mu rugo byose yego ubwo akabifata gute se hari n'igihe nariraga ambwira ati ariko wa mugore uri inkunguzi yego urarira uri umwana se yego si ubundi umuntu mukuru arira urumva yego hahandi mugera no mu gitanda nyine ugifite ako gahinda akakwihorera akisinzira ukumva aragona yego byaje kugezaho byarandakama ubigiti ibintu byo kwiriza byo kwibebeza mbigiti ndavuga rero this is life bino bintu ngomba kubyakira nk'abantu n'uyu muntu uko ameze ba mama kera barubakaga bahuraga n'ibikomeye birenze ibyo duhura nabyo yego nta kundi n'uyu muntu tugomba kubana nibwo buzima tugomba kubamo njyewe nari narabyakiriye kuko nari umuntu ukunda gusenga agahinda nkagatura mu masengesho nkagatura Yesu akamuganyira akampumuriza nkaza ndi serious ubuzima bugakomeza mbwira icyo gihe yaje kugeraho agusaba divorce dusubire kuri wa munsi muri mumaze imyaka 17 gusa mwaje gukora divorce mumaze imyaka 20 mu rugo ku myaka 17 ageze gutya agusaba divorce none ndashaka kwimenya nka wa muntu mwabanye mu rugo mukiri abakobwa mukiri abasore mubana mu rugo iwanyu ntabwo mwibukishije ikintu muti kana n'ukuntu twabanye n'ukuntu twavanye Uganda umuryango wawe wose ukaza kubana n'umuryango wanjye icyo kintu ntabwo kimwibukije usibye n'icyo niba ugira ibibazo byo kubabara umugongo ibikanu mu mavi cyangwa se ukaba waragize ikibazo cya pararize ukaba utakibasha gukora siporo ndetse n'izindi ndwara zifata ingingo humura kuko genuine kunga therapy ari igisubizo cyo kuvura bene ibi bibazo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ukaba ukize neza. Genuine kunga ni abahanga bazobereye mu kwifashisha ubuvuzi bwa massage no kunga bijyanye n'igihe hifashishijwe tekinike mpuzamahanga. Sura iki kigo ku mashami yacyo ya Kimironko ndetse no ku Gishushu hafi y'akarere ka Gasabo bagukize mu gihe gito cyane usubirana ubuzima bwiza. Genuine kunga therapy, ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Nge namubwira ngo nta kizankura muri uru rugo. Uyu ni wo muryango wanjye, singira mama, singira data, bana banjye n'umugabo wanjye niyo family yanjye, nta kintu cyankura hano. Yego. Ntikabone nubwo nagufashe wasambanye nicyo kintu cy'abantu batajya bashobora gusporta. Yego. No mu mategeko kiremewe, no mu ijambo ry'Imana kiremewe. Navuga ko baguhohoteye. Yego. Mbese naragatera mujinya kuri we. Yego. Umuntu aragusaba divorce arakubwira ati ngewe ntabwo nkishaka kubana nawe. Akamubwira nti ngewe navuga ngo bagufashe ku ngufu, ahubwo nkajya kurega n'umuntu waguhohoteye. Nta kintu kizankura muri uru. Kubera iki ukayimubwira? Ukayimubwira? Oh yes. Nisiko cyo yimubwiraga. Naje kubaka se nkina, naje niyemeje na bya bindi byose narabyemeye. Yego. Uti imyaka yose maze narakwemeye none ngo divorce. Asegera imyaka 17. Kuki ntashenye mu mwaka wa mbere, kuki ntashenye mu wa kabiri, kuki ntashenye mu wa gatatu, 10, 15. Yeah. 17, 20 ngewe nsenye ibyo nubatse. Ntabwo numvaga ibyo bintu bibaho kubera ko nyine na cya gikristo n'umuco. Yeah. Urumva mama na data batandukanyijwe n'urugo. Yego. Numvaga ntabyumva. Numvaga whatever case uko byagenda uko ariko kose. Ngomba gusazira mu rugo rwanjye kandi nkihanganira byose. Yego. Uwo ni njye. Yeah.
uwo ninjye ntihagire umuntu untera amabuye ngo ansitareho. Oya iyo ni imyumvire yawe. Kuko muri comment bajya bavuga ariko umuntu yihambira kugeza kuri urwo rwego kubera iki? Hari n'abavuga ngo abariko abanyarwandakazi ngo murihambira. Hari n'umugabo nigeze kumva muri comment avuga ngo ubwo wamuruhirizaga iki? Mu rugo iwanyu ntabwo watunguwe? Basaza bawe mwabanye bamuzi nka murumuna wawe cyangwa mukuru wabo simbizi, ntabwo watunguwe na divorce? No kumva ko mujye gutandukana? Gutungurwa se gusa? Kubabara ni nko gupfusha nawe. Kandi nta nubwo ari n'umuryango wanjye wonyine, n'umuryango we waratunguwe kuko hari mushiki we uherutse kuza kunsura muramukazi wanjye twabanye mu rugo gihe kinini. Yego. Yaje kunsura nyine ampa story y'ukuntu yabibabwiye n'ibiki barababara. Ese igiye babwiye gute? Oya ibyo hari ibintu biba ari confidential. Ni ibanga ry'umuryango. Ari ibanga ariko nyine urumva muri rusange yababwiraga ko agiye gukora divorce. Yego. Ntabwo nshaka gusubira mu byo yambwiye cyangwa mu byo yavugaga. Ariko ndabizi ko atigeze, ntabwo yigeze ansebye. Yego. Uriya mugabo ikintu umwubahira ntigeze ansebye. Niba yarananshebeje ntabyo namenye. Ariko abantu benshi yababwiraga ko nk'abakristo yababwiraga ko ari satani. Nanjye twigeze kwicara nkamubaza ariko ni iki gituma unyanga urwo rwango? Akambwira ati nanjye simbizi. Nigeze no kumubaza ntabwo uri mu icupa. Ati nshobora kuba ndirimo ariko sinyigukunda. Rero mu by'ukuri yababwiye ko ari divorce barababara. Muramukazi wanjye aramwira ati twamwibukije ibyiza byose wadukoreye. Atari ko aravuga ngo nafashe umwanzuro. Rero ni ikintu, buriya divorce ni ikintu kibi cyane gisenya mwembi, kigasenya abana, kigasenya imiryango, nigasenya nk'uko urushako ruhuza imiryango. Yego. Niko na divorce isenya imiryango. Iyitandukanye. Iyo habayeho divorce nta muntu bisiga bidakozeho. Nakunda kuvuga ko twari ba role models n'itubazo twagiraga twebwe mu rugo wacu nta muntu wabimenyaga. Bari bazi ko umuryango wacu ari intangarugero. N'ubu hari abantu bajya barira muri comment. Cyangwa bakampamagara arira ati ntago nabyakira. Ibyo bintu sinabyumva. Bari ku isi yose batuzi. Rero byisha abantu benshi, byafectinze abantu benshi. Hari ukuntu umuntu ahura n'ikintu akumva aremerewe umutima. Ukimara kumva iryo jambo divorce, wumvise uremereye gute? Wumvise muri wowe cyamarira angana gute? Ndashaka umwe mu mutima wawe ukuntu wari umeze cyagiye. Nari mbabaye. Nari mfite agahinda kenshi cyane kuko numvaga ari nko kongera gupfusha nk'ababyeyi nabuze. Kuko nakubitagamo icyo gishushanyo mbonera umunsi twatandukanye, ese abana bazajya kuri gihe, se bazajya kwa se. Ibyo bintu nabitekereza nkumva ni nk'urupfu. Nkumva ni nko gupfusha. Natekereza abantu batuzi, abantu twubatse, abantu twubakiye, abantu batwigiragaho. Umuntu akavuga ati ngewe nzubaka nk'akanaka. Nareba abana bacu ko tugeze mu gihe cy'isarura. Abana bari bamaze gukura Gerard. Nubwo wenda batari bagakuze cyane ariko twari tuvuye muri cya gihe cy'impinja na rwaserera zose. Urumva Fastibone yari afite imyaka 15. Nkareba ibyo bintu byose nkumva ni nko gupfusha ugashyingura ugaheba uwo wakundaga. Narababaye, nagize n'ibikomere bikomeye cyane. Kandi noneho urumva si n'ibyo byonyine, natinyaga ikintu cy'imanza. Kandi nanone ntashobora gutanga divorce binturutseho. Ibyo bintu byose nabitekereza. Nakubwiye ko twagize divorce narayanze. Ndayanga pe. Kugeza igihe ambwira ati nzakora ibishoboka byose nyibone. Kuko akabikora ariko nkavuga nti ibyo ndimo nyuramo biruta divorce.
byo ntashaka kuvuga Yeah. kubera ko namwimaga icyo ashaka kandi yagambiriye ni kuvuga imiryango yaricaye abantu baricaye biranga ageze igihe ajya kuyisabira umunsi wo kunkomvoka rero nawo ni umunsi wambabaje birenze Yego. mbona konvokasiyo madamu umugabo arakurega nta nubwo nari nzi ko bigenda barandega iki sinumvaga wenda hari ikintu yandeze polisi ije kumfata ngo bamfunge Yego. ati yatse divorce urumva gutangira imanza tubana mu nzu mu rugo rumwe Yego. Ari ikintu mvuze ngo wabonaga uburyo mubanye birutwa na divorce cyangwa biruta kwakira ibya divorce biruta kwakira ibya divorce ari byiza kuruta kwakira divorce yego ni iki navuga ngo icyo gihe cyakubaje cyane kwenza ibindi byose n'uyu munsi navuga ngo cyasigaye mu mutima wawe nubwo wenda cyaba kitakikurya cyane ko cyakunaniye kwakira urabizi ko sinkunda kujya kure kuri ibi bintu kubera ko uriya mugabo nkunda no kuvuga ko namuruhije cyane kuko iyo umuntu ashaka ikintu kuko na bibiliya hari aho Pawulo yavuze mu Bakorinto ba mbere ibice 7 n'umurongo wa 15 aravuga ngo utizera niba ashaka gutanatana ngo mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo usigaye ngo ntaba agihambiriwe iyo bimeze gutyo ngo kubera ko Imana yaduhamagariye amahoro abantu bagende bahasome naje no kugira ngo ndavuga nyine niyo mpamvu njya musaba imbabazi Bibiliya yemera gutandukana ariko ukabigisha ubaziko yego kandi nanone reka mvugeho n'akantu kandi ahangaha ntaribagirwa buriya nyirabayazana turabokoza wo gusenya umuryango yego kubw'inyungu ze z'ibyagamije we ku giti cye niwe uhura n'ibibazo no muri second chance y'urushako in case aramutse yongeye gushaka ariko uyu muntu wasigaye ari wowe Bibiliya yavuze ngo mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo yego ntago aba agihambiriwe iyo bimeze gutyo ushobora gushaka kubera ko n'ibya mbere si we biba byaraturutse yego ariko uriya byaturutseho niyo yongeye gushaka abigisha ubaziko wa undi yitwigisha ubaziko areke kongera gushaka kuko uzi ikintu Imana ibishatse kuvuga icyaguteye gusenya urwa mbere kizagutera no gusenya urwa kabiri noneho urangire uri igicamuke n'ubundi ushaje nabi yego niyo mpamvu Bibiliya idakunda abantu batandukana urumva rero namubereye ikigeragezo niba yarashaka gutana nari kumwemerera agatana ariko nanone ubukristo ntibubitwemerera kwemera divorce gutya ngo uyisinye ngo we shaka ko dusinyana twemeranye kutemeranya depoze mu rukiko njye mu by'ukuri ibyo nibyo nangaga kuko namubwira nti genda uyisabe nta kibazo tuburane nubwo natinya kuburana ariko numvaga biri beta yego urumva rero ni ukuri naramuremereye kugezaho nawe n'ibyo yakoraga yabikoraga kugira ngo amprovokinge muhe icyo ashaka rero ibyo byabaye ntago nshaka kubijyamo deep ntacyo mukimara gutandukana rero ndashaka kumenya noneho ntabwo watubwiye uburyo umutima wawe wari uremereye wari umeze ute nari mbabaye nari mfite agahinda kenshi ku buryo najyaga ngenda nkibagirwa n'aho ngiye oya harenga aho ngiye nari mfite agahinda kenshi ku buryo najyaga muri bisi nkibagirwa aho ndi buviremo kuri stage waba gutekereza cyane se nabaga ntekereza cyane urumva n'abana icyo gihe bari bafite ihungabana yego kubera ibyo bintu byaberaga mu rugo habagamo izo torutire kugira ngo nyine ntange divorce yego kuko uriya mugabo ni umuntu wiyubaha no kugeza na bw'uyu munsi
ntabwo yajyaga ambwirira nabi imbere y'abana cyangwa tuvuganire nabi imbere y'abana, ariko nabyo yari yarabitinyutse. Urumva rero abana bakuze babona mama na papa nta kibazo, mu rugo rwifashije rufite byose, isegonda rimwe birahindutse. Isegonda rimwe birahindutse, ntitugisangira ku meza, ntitukirara mu cyumba kimwe, n'ibindi ntashaka kuvugira hano. Urumva aho umwana yicaye akambwira ati mama watanze divorce tukagira amahoro. Kobwa wanjye. Ibyo byamaze igihe kingana iki? Urumva nyine ibintu byatangiye nko mu myaka nk'imyaka 3. Imyaka 3 ubibamo ukabyihanganira cyane. Wari ikinya se? Narasengaga. Nese gusenga bikugira ikinya mama kwi? Gusenga bigutsindira kamere. Gusenga urumva umuntu yasenga. Bibiliya iravuga ngo turi insengero z'Umwuka Wera. Iyo usenga weha Imana cyane, urumva njyewe na turoma zanjye aho kugira ngo nzitura handi nazituraga mu masengesho. Noneho urumva Mwuka Wera araganza muri wowe. Yego. Yamara kuganza agategeka, yamara gutegeka agategeka kamere zawe, agahinda, depression, kurakara, gutongana, byose akabitegeka. Yabitegeka rero urumva Mwuka Wera buri aravuga jara. Yego. Ashobora no kukubwira ijambo rikaguhumuriza ukarigenderaho icyumweru cyose. Birumvikana. Nko muri iyo myaka 3 byari torture birumvikana. Ntabwo amubaza guti ariko uribuka ko twabanaga, uribuka ko nagize akamaro mu muryango wawe cyangwa nakugira akamaro mu gihe runaka n'umuryango wanjye, wari musaza wanjye, mushiki wanjye mbere yo kuba fiancé wanjye. Ibyo bintu ntabwo bimwibutsaga muri icyo gihe, ntabwo yabitekerezaga na wenda ngo asubize umutima mu gitereko. Narabimwibutsaga ariko byari byarahindutse nk'indirimbo mu matwi. Iyo uvuga nacyo mubwiye. Umvaga ntacyo bimubwiye, aravuga ati ibyo byose ndabizi ariko nafashe umwanzuro. Ndabizi ko wangiriye neza. Ndabizi twabanye neza, uri nyina w'abana banjye, turi n'abakristo, ariko ibyo byose nabifashije hasi kugira ngo mbanze nkemura ikibazo mfite, ibindi ikibazo cyari wowe. Nzabitekereza nyuma. Ikibazo cyari wowe mu maso ye. Yaragishaka kubana nawe. Kuki wemeye ko iyo myaka 3 igera akandura ikibazo wa mugani kuri we? Si cyo gituma njya musaba imbabazi. Mama kwireka naramuvunnye. Reka tunasoreza ahangaha. Dusoza ndashaka ugira inama abagore bari mu ngo kuko uri umudamu nawe. Inama 3 wabagira wumva umugore ubatse uyu munsi namugiye inama. Ariko nanone uze ku ruhande rw'abaga nabo ubahe izindi nama 3 wumva bakwiye muri kano kanya. Ubwo ne 6 zose hamwe. Umugore 3, umugabo 3. Banze kubaheza. Banza kubushaka, banza kubagore. Ladies first. Jadi kubera nyine ko nubundi ndi umuntu uhura n'ibibazo bitandukanye by'ingo. Abantu barampamagara ari benshi, ibibazo biri mu ngo kandi ngiyewe icyo nshimira Imana. Nubwo ibyambayeho ariko nari mfite umuhamagaro n'ubundi ndacyawukomeje. Ni nayo mpamvu njya mvuga ngo urugo rwanjye rwabaye igitambo ku yindi miryango kugira ngo uzafashe abantu, kuko iyo utanyuze mu kintu burya nta n'ukugirira icyizere cyo kukubwira ikibazo cye. Rero urumva ko ndi open ku bantu bose. Hari ibibazo mu ngo, cyane cyane cya kindi nashatse gukomozaho cy'uko abantu basigaye basepara ibyumba mu rugo, cyangwa bakabana mu cyumba nk'umugore n'umugabo ariko badakora imibonano. Kubera nyine bya bintu byagiye twe bagonganiraho ari duto, bikica communication, bikica ibintu byose, bikica urukundo. Rero bakavuga bati hari abihangana bakavuga ngo tugume mu cyumba. Nubwo bimeze gutyo ariko hanze ntibazabimenya. Ariko icyo ni ikibazo gikomeye. Hari uvuga ati ngewe ntago nshaka kuburana n'umugore mu cyumba tudashaka gukora ibyo inshingano y'urugo. Nk'abagabo nk'ukuntu baremwe, nk'ukuntu bameze, nk'ukuntu Imana yabaremye, nk'ukuntu yabaremanye ubushake bw'urukundo ku kintu cy'imibonano.
ntabwo ashobora kubisiporuta umunsi umwe ngo bisiporuta iminsi ibiri bisiporuta icyumweru ukwezi n'umubiri we urapfa n'ubwonko bwe burapfa n'imitsi byose ubuzima burahagarara rero hari igihe avuga ati ndakubishengeye mu cyumba cyangwa agenda ushaka icyawe rero ikintu nagiraho inama abagore yego abagore nanjye nihereyeho turi emotional cyane iyo yagiranye n'umugabo ikibazo gitoya wenda nta kantu yagiye batumvikanyeho ubwo nawe ni iturufu yo kuvuga ngo nta kintu ndi bugupimire yego arumva yeah kandi noneho abagabo nabo ukuntu bateye ibyo nawe wabiciyemo ibyo nawe wabiciyemo ibiki byo kuvuga uti mugabo mugashwana ugahita uti ukamufungira amazi n'amashanyarazi ibyo ngibyo ntabwo byabura ku bashakanye ariko njyewe icya mbere nari umwigisha w'imiryango cya kabiri nari nzi ko ijambo ry'Imana ribivugaho niyo twabaga twagiranye ikibazo yego nabaga nzi ko turi bugikemure nyuma yo gukora inshingano nyamukuru y'urugo mu cyumba nagikora numva ntameze neza ukabikora utameze neza ukumva ari sawa reka nkubwire urugo ni sacrifice waritangaga cyane ugakabya byarareka nkubwize ukuri mu rugo udatanze sacrifice cyangwa igitambo mu kinyarwanda ntabwo urugo rwabaho icyo gihe ko byakwitwa gufatwa ku ngufu umva reka nkwereke cyangwa ufatishaga ku ngufu kereka umuntu yaguhambiriye amaboko n'amaguru ariko reka nkwereke gukora ibintu utabishaka urumva atari gufatwa ku ngufu ese muri iyi si buri gihe dukora ibintu dushaka muri umugabo n'umugore mwagakwiye kubyumvikana ko muti twashwanye ntabwo njye nawe bimeze neza kubera iki dukora kino gikorwa reka nkubwire jara Bibiliya iravuga ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe n'amaboko yari ku mupfapfa rusenya kanguhe n'urugero wenda rufatika kugira ngo mbisobanure neza abantu babyumve batazumva ko ari ubukonde ndimo nigisha cyangwa ubukorone yego kiriya gikorwa ni igikorwa cy'abantu babiri yego bombi umugore n'umugabo yego ni ikintu Imana yaremye ngo kijye cyuzuzirizwamo urukundo Imana yabwiye gukunda umugabo gukunda umugore we yego nicyo gihuza umugore n'umugabo yeah bakaba umwe Bibiliya imbwira ko iyo muhuye mugakora icyo gikorwa ariko ivuga ngo ni akaramata yego muba mubaye umuntu umwe Bibiliya inyereka ko iyo mumaze gukora icyo gikorwa ntabwo muba mukiri babiri muba mwabaye umwe umubiri wawe Bibiliya ivuga umubiri bivuga igitsina ntabwo uba ukiri uwawe uba wabaye uw'umugabo yego kabone n'ubwo utabishaka n'uw'umugabo wabaye uw'umugore kabone n'ubwo utabishaka kutabishaka ni ukutamenya agaciro kabyo ni ukutamenya umugabo wawe uzi ingaruka agira ni ubutamenya kuko reka nguhe nk'urugero ubu uzi ko umudamu wawe iyo arwaye umutwe avurwa na paracetamol yego yakubwira ngo ndwaye umutwe ukamubwira ngo sindi buyiguhe kubera ko twagiranye ikibazo runaka ntiwaba umwishe kandi urabizi ko wa mutwe utari bukira atabonye paracetamol ntiwaba umwishe ibyo biratandukanye ariko ni urugero jara ni urugero yego ariko iyo uzi ariko abagabo menya tutihangana cyane ku bijyanye n'iki ku buzima bwose ntabwo mwihangana nkatwe abagore twebwe kubera ko Imana yaturemye tuzatwita tukabyara tukarera yaturemanye wa mutima w'imbabazi wo kwihangana wo kuva ku izima vuba wo kudatinda ku bintu no kubikomeza umutima Imana yarawuduhaye noneho mwe ukuntu yabaremanye cya cyubahiro nyine gikomeye nimwe mwabanje kuremwa igibagereranya na Kristo ngo umugabo ni umutwe w'umugore ngo Kristo ari umutwe w'itorero na cya cyubahiro noneho ugasanga ubundi yakibahaye ngo mugikoreshe mu rukundo yego gikoreshe mu rukundo mu neza mwituze no mu mahoro
aho ugasanga noneho umuntu agikoresheje muri kamere ye yego bigatuma rero kuvuga sorry kuvuga mbabarira bimuba kure kwihangana bimuba kure ibintu nk'ibyo yego rero twebwe abagore icyo kintu Imana yarakituremanye cyo kwihangana kandi wasoma ijambo ry'Imana ryakwereka ko sex ari ingenzi ku rugo ari nacyo kigize urugo ari nacyo kigize umuryango ari nacyo kibahuza ukamenya n'ingaruka bigira ku mugabo ngewe nzi ingaruka umugabo wabuze sex agira kubera ko nabyigiye mu ijambo ry'Imana ariko n'umwuka wari yagiye anyigisha agira izo ngaruka nubwo tutandukiriye ako birakenewe hari igihe uncanga ukamasa byinshi ahubwo ngira ngo nanjye ubu natandukiriwe wowe ntabwo atandukiriye ni igitandukiriye kuri icyo kibazo ni nakubwiye ntuze inama eshatu ariko inama niba ndi buzitange urangirira aho ngaho nubwo twazihorera reka nkubwire ingaruka bibagiraho kandi abagabo barabitubwira muri comment yego urumva umugabo yaremanywe ubushyuhe yego bw'umubiri buri hejuru ku buryo uzarebe n'akana gato k'agahungu iyo kamaze kuba kakana kamaze nk'ukwezi dutangira gutesitinga kureba ngo igitsina cye kirakora yego kirahaguruka mu yandi magambo noneho ni ukuvuga ngo umugabo ni uko ateye muri nature yego kureba gusa ijisho rye gusa akareba umukobwa hari umubiri uhita ukora yego bigeze no kubaza ariko bari baravuga ngo ubu ntituri abanyabyaha kuki duhora umubiri uduhagurukana yego arababwira ngo niko mwaremwe ini nature niko mwaremwe ahubwo kibi cyaha iyo mukurikiye mukajya gukora icyo bategeka noneho uko kuntu yirirwa areba abakobwa urabizi hanze aha muri Kigali abanyarwandakazi ni beza aho bakora nabo basenga n'ahantu hose akirirwa gutyo Bibiliya iravuga ngo kubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira uwe mugore na buri mugore wese agira uwe mugabo yego noneho yirinze gusambana yifitiye umugore we yashatse nk'uko birivuga yego akemura ibibazo aririrwa abwira ubwonko ati hari ahantu ndi bukutegekere wa mubiri we nkaguhana yego ku mugore wanjye nishakiye yego ubwo twebwe imibiri yacu iba domanti cyane kuri icyo kintu abagore yego ku mugore si kesi ye ni kesi y'umugabo umugore ntabwo biza uko byiboneye ntabwo bizi uko byiboneye ko na hormone zacu kuri icyo kintu ntabwo bimeze kimwe umugore kereka yabishyize mu bwonko yatereswe yahuye na romance ibintu nk'ibyo ariko bitari ibyo kereka afitemo twa hormone tw'abagabo nibwo ashobora kwicara umubiri ukamuhagurukana umugore ntiyakureba gutya Gerard we ngo umubiri w'umuhagurukana yumva aranshatse ntibishoboka kereka yagukunze abimarangiye yego ariko umugabo gusa ijisho gusa urumva rero iyo atashye akagera mu rugo na cya cyakayiriranwe bagera mu cyumba umugore ati ndarushye cyangwa akazana sababu z'utuntu bavuganye mu gitondo umugabo ni ukuvuga ngo arapfa mu bwonko arapfa mu mitsi arapfa mu bitekerezo kugira ngo arwane na wa mubiri noneho umubiri umutegeka n'umugore bari mu ishuka imwe yego umubiri w'umugabo ntabwo awugondesha ntabwo awugondesha ikindi wagombye kugondeshwa icyo wagenewe yego kugira ngo rero azabikore mu buryo butari naturel awutegekesha ibitekerezo umurokore warakemeye ati Satani mu izina rya Yesu ibyo si cyo byagenewe bijya kurangira yavunitse kuko imitsi y'abagabo burihurira muri sex muri uriya mubiri ni ukuvuga ngo rero iyo ihagurutse ntigondwe n'icyo byagenewe buri naturel akabikora mu buryo buri artificial yego aravunika mu bwonko mu bitekerezo kuko ya mitsi yose ikorana n'ibintu byose iyo bibaye rimwe kabiri umugabo arakwanga urunuka kuko ashobora no kudevelopinga indwara benshi barwara stroke prostate kubera ko nyine ibigomba gusohoka mu mubiri ntibyasohotse biramuvuna benshi barikinisha kwikinisha ni torutire yo mu mutwe byica mu mutwe
benshi hari igihe afata n'umukozi kugira ngo yirangirize imirimo ye yego ibindi akaza kubyumva nyuma atari n'iby'urwango atari uko yanga umugore ariko kubera ko umubiri wamutegetse uko ubwo aho ngaho abagore babaza bati se abasambana bose abagore baba babanza hari usambana kubwo kwirari ryamutegetse kubera ko umubiri uteye ariko hari n'usambana kubera umugore nyine yafunze amazi n'umuriro yego rero urumva izo ni ingaruka zose ziranumvikana noneho aho ngaho umugore wamubwira iki mu minota mike abagore batanga ibyo bagomba gutanga ushaka kuneza abagore batanga ibyo bagomba gutanga ko Bibiliya ni kwivuga urumva yego abagore bo muri nature no kubera n'ukuntu imibiri yabo iteye kera hari abagore nigishaga bakajya bambaza ngo ariko mama buriya abagabo si abasambanyi none se buriya biriya bintu uwabikora timutable bikajya bikorwa nka rimwe mu kwezi noneho nkaza kubigisha nkabigisha ibyo byose ndimo kuvuga ubu ndimo kubicagagura yego akaza kuvuga ati burya niko bimeze yego noneho baza gusanga si igikorwa gikorwa kubera ko wenda umuntu yaguteruye umuntu yakubebeje cyangwa se mwavuganye neza ahubwo baza gusanga ni inshingano igomba gukorwa ibindi bikaza nyuma aho ntaraharenga abagabo bo ukuntu bateye iyo aje akakubwira ati ndagushaka kugira ngo tubonane mu buriri cyangwa sinye z'abagore n'abagabo urumva mu gitanda akakwereka sinye ko agukeneye we nta kibazo aba agufiteho nibwo mwavuganye nabi ntago aba akibyibuka umugabo yego kuko yakugizeho ikibazo nta nubwo yakubwira ko akwifuza iyo akubwiye rero ko akwifuza cyangwa akakereka sinye ko agukeneye we muri urukundo ruba rukiri rwose bya bintu nta gaciro aba yabihaye noneho ku mugabo niho mwiyungira muri cya gikorwa Imana yaremye kibahuza kuko ni igikorwa iyo gikozwe bombi babikunze bishimye ubwiyunge n'ubumwe bwose buraza aho ngaho urumva rero abagore bo bagifata nk'ikintu nyine gikenerwa mbese ibiryo nibyo bikenerwa cyane imyambaro ni ibintu bikenewe mu rugo nibyo bikenerwa cyane ibyo ni ibintu umuntu akora nk'uko wasohoka iyo ufite amafaranga urasohoka iyo utayafite ntusohoka niko abagore benshi babifata ntabwo ari bose hari abagore bazi ubwenge bazi ukuri nk'uwigeze kumbwira arambwira ati twari no muri bridal shower twigisha abakobwa atubwira ati igihe naje kumenya ko niyo naba natonganye n'umugabo dufitanye ibibazo naravuze ngo ninjye nawe ariko imibiri yacu yo ntabwo yatonganye turabanza rero tugakora iki imibiri yagenewe yego ibindi bikaza nyuma dushobora no kwiyungiramo na bya bindi bikarangira twishimye umunezero twibagije ibintu byose cyangwa se na nyuma yo kuruhuka umubiri ikaruhuka imibiri ikanezerwa imibiri ikagubwa neza dushobora no kubivugaho nabyo bigakemuka ariko nta mwicanye ubugingo nta mwicanye ubuzima kuko umugabo wabuze ibyo bintu nta rukundo ntacyo agupimira yego umugabo wabuze sex ayikuye mu rugo rwe ku mugore yishakiye n'umwana mwabyaranye ashobora kumva atamwishimiye nta n'ikintu kimushimisha n'akazi gashobora kumunanira n'ibintu byose n'imishinga igahagarara yego kuko ntakimupimira ubwo se wa mugore wamenye ko ariko bimeze ubwo kujya udakora ndetse icyo gihe iyo umugore abikora atabishaka adafite mudu nziza ntabwo biramushimisha oya ntago bimurya ariko nyine impamvu ndi kwivuga gutyo ni nk'uko iyo umukobwa afashwe ku ngufu akenshi biramurya none ugiye kubikora utabishaka ugiye kubikora udafite mudu nziza umukobwa ariko ni umukobwa uba ukiri verije ariko se umugore ubanye n'umugabo umwaka 2-3 hari ikibazo kiba gihari yego nyine habamo friction kubera ko ibintu by'umugore abifungira mu mutwe ubwo rero iyo nta santima friction ishobora kubaho pe ishobora kubaho ni nayo mpamvu nkunda kuvuga ngo niba hari ikintu cyiza kibaho
ni imibonano ikorwa n'abantu babiri babyumvikanyeho bahuje umutima bazi n'agaciro kabyo bazi n'akamaro kabyo kuva uko Imana yabiremye nicyo kintu cyiza kibaho kinezeza abashakanye ariko bahuje bazi n'icyo bakora icyo ari cyo yego ariko niba hari ikintu kibi kibaho ni imibonano ikorwa abantu batayumvikanyeho yego ni ugufatwa ku ngufu n'ubundi ubwo no gufatwa ku ngufu ubwo urumva ko ugiye ku ngingo yanjye nahise ukuntu uvuze ngo uri kubaza nk'umugabo cyangwa uri kubaza nk'umunyamakuru mama tugane ku musozo tugira inama abagabo bavuze ku bagore tutaza guhengamira ku bagabo nanone cyane inama wagira umugabo none twari gute mu rugo rwe afate gute umugore we neza ubwo tunamugira imwe ibindi byose byumvikanye umugabo kubera ko ari we head of the family ni umuyobozi w'umuryango icya mbere akwiriye gukuriyetinga ibiganiro hagati ye n'umugore we communication yaba yarapfuye cyangwa se yaba icumbagira cyangwa itarigeze kujyaho yagombye gushyiraho gahunda y'umuryango w'ibiganiro kuko burya mu biganiro nta kidakemuka mu biganiro iyo muganiriye mudashinjanya mudatukana mudacyurirana ikintu cyose cyakemuka na twa tuntu twose cya kabiri bagomba kumenya ukuntu abagore duteye ukuntu turi emotional bakabyubaha wenda simba asaba kubigenderaho cyane kubera ko umugore narira murirane oya ubundi umugabo we niyo abona umugore arira yumva ubwonko bwe bumeze nk'ubw'abana ntabwo abyumva nta n'ubwo abyakira nta n'ubwo abisiporo umuntu uko avuga ari soba umuntu akavuga ikintu akakivuga neza umwana akariwurira umuntu mukuru arira ntabwo aba abyumva ariko nyine abagore bari emotional cyane icyo aba agomba kukimenya nk'umugore yashatse nk'umugore yakunze nk'umugore babyaranye cyangwa bataranabyarana akamenya intege nke ze akamwihanganira kandi nanone nongere mbasabe kubera ko nyine ubu niba wumva iki kiganiro twebwe kuri sex turi dormant imibiri yacu iri dormant bishatse kuvuga ko tutari active ntabwo ari ibintu bipfa guhita byiza ntabwo ari ibintu bipfa guhita byikora kuko Imana yabiremye urwo rukundo yaruhaye abagabo kugira ngo badukunde batubwire amagambo meza baturomansinge kugira ngo natwe imibiri yacu ikore tugere ku kigero kimwe biba byiza ko umugabo nawe yashyizemo uruhare rwe biba byiza iyo umugabo yaguteguye yakubwiye ijambo ryiza ntiwimagine kuko uteye ko ariko umugore ateye rero iyo wabwiye umugore ijambo ryiza ukamutegura ukamuvugisha ukamutelefona ukamushyira muri mudu umugeze no mu gitanda ntabwo ari nk'iby'inka inka nizo zitagira communication ariko burya nazo zigira signs zikora abagore nicyo tuba dushaka niyo wamubwira ijambo ryiza ryitwa ndagukunda biramufasha nawe bikagufasha mwese mugafashanya ibyo bintu byose bikagenda neza yego ndanyuzwe urumva ushaka ko dusoza ndumva ashaka ko dusoza ariko hari akantu ushaka gusorezaho kuri iki gikorwa iki gikorwa ni ingenzi kuruta ukuntu abantu babitekereza kubera ko nubwo waba uri umugore usa neza gute uri mwiza gute uri igitangaza uri umuhanga gute uri umunyabwenge gute ukaba utazi agaciro ka sex mu rugo Imana nayo ubwayo igufata nk'aho uri nyirabishwe Imana yo mu ijuru yaturemye igufata nk'aho nta bwenge ugira kenshi iyo uvuga ngo umugore w'ubwenge buba ku rugo n'amaboko ye ngo ari ku mupfapfa ararusenya nicyo ibivugaho iki ni ikintu kibura mu rugo rugasenyuka nyuma y'icyumweru njye mvuga ngo ni inshingano nyamukuru y'urugo ibura urugo rugasenyuka umugabo ubwiza yakubonagaho ubwenge yakubonagaho bugahita buhagararira
ushobora kumva akubwira ijambo rimwe akakubwira ngo ariko ubwenge wagiraga bwagiye iryo gusa aricyo kintu ashatse kugarukaho aricyo kintu ashatse kuvuga kandi we ntumenye na habari cyangwa akakubwira ngo ariko wanyu nta bakuru babayo cyo cyonyine abazi ko wajurire de uzi ikintu cyubaka urugo cya mbere ibindi byose bikuririraho umugabo niyo utamutekera ibiryo byiza niyo utabura igitangaza niyo nta bidasanzwe wakora ariko ukaba uzi agaciro ka sex uba uri umugore w'igitangaza uba uri umugore w'intwari uba uri umugore umugabo yakwirata uba uri umugore niyo yaseduwizwa n'abandi abona ko ntawe ukuruta yego ku ruhande rw'abagabo baraza kutubwira muri comment yego ariko icyo kintu iyo kidahari nibwo waba winjiza miliyari mu rugo yego ntabyo yongera kubona niyo waba useka amasaro agaseseka yego aba bandi beza ba kera yego niyo waba uri umunyabwenge ukora muri perezidansi ari wowe ukora mu bikomeye mu gihugu nta bwenge yongera kukubona icyo rero abagore bakimenya nese mbwira nta mugabo uba fake ko numva abagore buba fake gusa mbajije ikibazo cyiza ubwo uba wabitsinze fake se ushatse kuvuga iki nta mugabo binanira mu gitanda reka ako kantu nkavugeho gato abagabo hari abagabo bateye ukuntu iyo umugore yamubabaje bya cyane biramunanira iyo umugore yamubabaje cyane ko numva byose bigaruka ku bagore iyo umugore yamubabaje cyane bagiranye ikibazo cyanze gukemuka yego biramunanira iyo umugabo yananiwe cyane ni bamwe ariko na bamwe nibo bake yego iyo yananiwe cyane yakoze akazi kenshi cyane kamunaniza umubiri yego nabwo arabinanirwa hari n'abagabo baba bafite uburwayi yego uburwayi ubwo ni uburwayi nyine iyo muganiriye iyo mukominiketinga ushobora no kumugira inama nk'umugore utijya kwivuza cyangwa ukabaririza cyangwa nawe akabaza aho bivuza ariko ubundi umugabo muzima udafite ikibazo twigire ku bazima uburwayi bwo ni ibindi ku bazima nuko bimeze bahora barevarede kuri icyo kintu bahora bitegura imibiri yabo nuko yaremwe yego mama Queen wakoze cyane kubana natwe mu kiganiro buri munsi tugirana ikiganiro cyiza cyane baraza kubitubwira muri commentaire cyiza cyane icyo nzi no kuri umuhanga kandi uzi no gusobanura ibintu byawe neza cyane Imana ijye ibiguheramo umugisha urakoze cyane watanga telefone yawe ko numvise hari benshi cyane wagafashije ndayitanga n'ubushize narayitanze nafashije abantu benshi barampamagaye cyane ariko bajye banishyura abantu ubuse jara ngaho mbwira uburyo tuzabyishyura ntabwo ari ukubyishyura komite tubwiye ngo abantu bishyure ariko umuntu ashobora kuvuga ati mama Queen yangiriye inama nzi ko urugo rwanjye ruzagenda neza wenda icyo ninjiza basi ngiye kugusabira simbizi ariko niko nakabitekereje niba yangira inama abyumvise mu kiganiro nubwo mutavugana kuri telefone ushaka kuvutirika mama Queen mugenere ikintu runaka nkuye wenda kidahwanye n'ibyishimo yampaye cyangwa n'inama yampaye ariko nibura gihwanye by'umweko n'icyo numva nanjye shaka gutanga araduhaye natwe tumuhe siko byagakwiye kugenda niko byumva nushaka commentaire zawe zireke ndabizi ko ugiye gusobanura commentaire yayihoreye kuri ibyo ntacyo hari ikibazo se oya no kuri jana nta kibazo ibyo ni nko gushimira umuntu yego ikibazo ni uko nashyiraho tariki oya ntabwo ariyo mvuga ni ukuri ibyo ngibyo turamutse tubikoze nkatwe nk'abantu bumvise ikiganiro ndabizi ko byaba ari nko gushimira umuntu wadufashije inama burya tukumva ari ibintu biri aho ngaho tu ni ikintu gikomeye umuntu ashobora kukubakira urugo rwari rugiye gusenyuka uyu munsi ukavuga uti imyaka nibura 20 ndongera nyisunike nongeye sunike indi 20-20 n'ibigezemo mutandukanwe n'urupfu kwa kundi biturutse kuri ya nama mama Queen yakugiriye ni gute se umuntu atamugabira mu mugabire bangabire rwose ndemeye bangabire mu mugabire no kuri pe bangabire kabisa mama Queen
rero wakoze cyane kwa natwe. Nimero ya telefone y'itubwira. ya nimero yanjye ni 0788417607. niriho byose bajya bambaza ngo WhatsApp se ngo niyo byose. Niyo byose. Iyo nimero se bundi iri kuyezina. Tuzima makwini. Nituza kukugabira. Mugiye kungabira. Nushaka kuvuga rimwe. Umuntu ahita yibona. ya hariho amazina Mutamba Jacqueline. Mutamba Jacqueline. Okay. Mu mugabire ntimuze kunsebya ukabyara. Nukuri Imana ibaho umugisha. Mwakoze cyane kwa natwe mu kiganiro. Imana ikomeze barinde kandi mukomeze mwubake ingo nziza cyane. Nta divorce mu gihe rwose atari ngombwa, nta mpamvu yo kugira ngo abantu bapfe utuntu duto cyane. Banyarukire no kwisanamitima. Munyarukire no kwisanamitima. Ndaza kuyipininga hasi kugira muri ibiganiro byiza bya Mama Queen. Bye bye.